Ego ni muzima yicaye iburyo bwase ni muzima amavi yose azamupfukamira indimi zose zaturekwa Imana ari hejuru y'amajuru yose niwe mutwara abami igikoma uwo mwamara kubeye cyane Yesu muzima haleluya yamenye amaraso ku musaraba none twaraboe ubu turishimye turi kumwe n'Imana Imana isumba byose yatubamiwe ku musaraba none twarababariwe ubu turishimye turi kumwe na Yesu Yesu arakoze yego ni muzima yicaye iburyo bwase ni muzima amavi yose azamupfukamira indimi zose zaturekwa Imana ari hejuru y'amajuru yose niwe mutwara abami n'igikomangoma umwamara akomeye cyane Yesu ni muzima tumwereko tuba tukwibutsa rero ibi byose tuba twabigize ku bufatanye na New Vision Shop ndetse na G&F Media Limited aribo bafite gahunda mu nshingano zo kubagezaho buri kimwe cyose n'abandi ndetse bashobora kuba bakifatanya nabo maze bityo bigakomeza kunogerwa na gahunda zigiye zitandukanye hirya no hino. mugenzi wawe witira kadusome Yesaya 6:1 yego Mana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma hagarara aho ngaho Mana ishimwe Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma buretse gatoya amen Mukristo urahanga ndashaka kuguhira itangazo rivuga ngo Imana kugira ngo igutume ujye kubwiriza abasambanyi bave mu busambanyi ujye kubwiriza abasinzi bave mu businzi ujye kubwiriza abanyamagambo bave mu magambo ujye kubwiriza abanyeshyari bave mu ishyari ujye kubwiriza abandi bose amen yabanze kakweza wowe yego wowe umutwe w'amagambo uratubwira ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma imaze kumweza no kumutunganya iramutuma ntabwo uyu munsi ari Yesaya urimo kubwirwa ni wowe ni jyewe uyu munsi Imana ikweze igutunganye nirangiza igutume haleluya
uyu munsi witeka twese niyo ntego niwo mugambi w'iri teraniro. Uwiteka atweze adutunganye narangiza dutume mu banyamahanga. Imwe ya muri ibyo mukenyereyeho maze umurimo w'Imana ubahindure, nimuhinduka muzahindure n'abandi. Imwe ya muri ibyo mukenyereyeho. Reka dusome umurongo muri Yesaya umurongo w'icyenda. Ego Weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi amukura ku mpera z'isi no mu mfuruka no zayo, mu mfuruka zayo, ndakubwira nti akubwira nti uri umugaragu wanjye, uri umugaragu wanjye naragutoranije, naragutoranije sinaguciye. sinaguciye. Ntutinye Ntutinye kuko ndi kumwe kuko nawe. ndi kumwe nawe. Ntukihebe Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana yawe Nzajya ngukomeza, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, gutabara kandi kandi nzajya nkurabuza nzajya nkurabuza ukuboko kw'iburyo ari ariko gukiranuka kwanjye. abakurakariye bose Abakariya bose bazakorwa n'isoni. bazakorwa n'isoni. Abagutunganya Abagutunganya bazahinduka ubusa, bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. bazarimbuka. Abakugisha impaka, Akugisha impaka haleluya, uzabashaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya kandi abakurwanya bazahinduka ubusa, bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. babe bitariho. Kuko jyewe Uwiteka Uwiteka Imana Imana yawe nzagufata ukuboko ufata ukuboko kw'iburyo kw'iburyo ubwire nti ubwire nti witinya witinya ndagutabara. weho nahamagaye nkukuye i Lodebari kwa Maciri, hahandi wari ubereye insuzugurwa, hahandi ntawe waguciraga akamumutega, hahandi buri wese yagukamiraga mu kitovu. Wowe nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi, muri ya miryango igira karande, Aho mu ngaho, bapfumu, aho, mu bakonikoni, aho, mu barangi, aho, aho bacuranga inanga, aho ngaho, bagakubita ibinyuguri, aho, aho niho nagukuye. Yes. Umva Uwiteka Imana iri kuvugana nawe uyu munsi. imbaraga cyane. Ngo warasambanye, waribye, wanyweye inzoga, waratukanye, wagize ishari, wagize imishinya, ugira n'amahane, waritandukanyije, wiremye ibice, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo ntabwo yaguciye, ntabwo yagize atera, ntabwo yaguciye. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo umukiranutsi w'Imana ashobora gukenyuka, ariko umunyabyaha ashobora kuramba. Impamvu rero umunyabyaha aramba ni uko Imana imwihanganira, idashaka ko yazarimbuka, ahubwo ishaka ko yazabona ubugingo buhoraho. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi Uziya muri wowe Ate. Uziya w'amagambo, Uziya w'ishari, Uziya w'imishyinya, Uziya w'ubusambanyi, Uziya w'ubujura, uwo Uziya uhereye uyu munsi izina ryanjye Yesu kugaragara amashusho.
amaso y'Imana uracyahishwe kugira ngo uzandike amateka tuzasigare tukuvuga nk'uko tuvuga ba Yesaya, ba Yeremiya, n'abandi. Birakugoye, ariko uyu munsi nugira ibyo wiyambura, ibyo byose bigapfa, uratangira kwandika amateka. Amen, amen. Ijambo riratubwiye ngo ntuti kuko ndi Imana yawe, kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe, ngo nzajya ngukomeza. Ni koko nzajya wasezeranye kutazatureka, ntuzadusiga ngo tube twenyine, ni wowe mutabazi twiringiye, kandi kutazabura ibyo dutanga. Manika ikiganza cyawe. Icamagero cyange kiri wano, icamagero cyange kiri wano, icamagero cyange kiri wano, kiri wano. Gira mugenzi wawe igitangaza cyawe kiri hano. Mubwire ngo kandi ugendane nacyo. Umugani w'agasimba, agasimba kitwa Nkongwa yari mu kigori, ubwo barayiburiye. Nkongwa ava mu kigori, bagiye kugitema bagishire mu muriro. Nkongwa yarabashubije ngo reka ndacyumva icyana, naho bavugiriza ingoma mu gutwika intumbi, naho yakumva igicega n'icyumva ihoni. Naho bavugiriza ingoma mu gutwika intumbi, naho yakumva igicega n'icyumva ihoni. Hari ukeneye kuba igicega se? Hari ukeneye kuba intumbi se? Bwira mugenzi wawe uyu munsi ni uwawe wo kumva. Iyo ni umunsi wawe wo kumva. Mubwire ngo uzi igihe umaze n'igihe ushigaje ntacyo uzi. Kabisa ntabwo usigaje. Mubwire ngo ntutihana, kandi wenda uyu munsi ushobora kuba ari wo wa nyuma ku buzima bwawe. Mubwire ngo uhuye n'akaga. Impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa, no gupfuka mfite Yesu. Iyo nayo ni Amen. nashize isoni. Ibitangaza bizaba, kuko turi hano dusenga Imana ikora ibitangaza, twebwe tugatangara. Ntabwo yakora ibitangaza ngo itangara ariyo nyine ibitangaza, sibyo? Ariko ibitangaza ntabwo bipfa kuza, hari aho binyura. Reka tubanze tukubwire kwihana. Numara kwihana umaze kuba uw'Imana ishaka yishimira, igomorore ya migisha yose habikunda kandi yishimira. Cyangwa itangaza kimanuke kibona aho kiba, sibyo mushubu? Cyane kabisa. Amen. Amen. Umwanzi wacu ni amasaha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abadiveni bo bajya bavuga ngo Maranatha, umwami Yesu nawe. Ariko iyo babivuze ngira ubwoba. Ese naza turagenda dute? Birari bimeze bite musha? Kristo nazo nta masaha z'iki. Amen. Reka rero twiyeze, twitunganye, tumere neza, maze ubundi Yesu aze namubwira iki. Nibyo twari dukeneye. Sibyo? Mani bambere umugisha. Arakoze cyane.
Imana ibaha amahoro, Imana ibaha umutekano, ibyishimo ndetse n'umunezero. Icyifuzo ni icyo gukizwa neza, Imana igabanya abakora ibyaha yongere bakizwa. Amen. Murakoze cyane. Ubwo wenda mu kanya ndagaruka n'ibintu nta wandi. Ishimwe Imana n'umushimira Amen. Hallelujah. Twongere dushime Imana duhuze ibiganza. Umuntu ugize icyifuzo wese kumva hari icyifuzo ugize. Icyifuzo ugize. Abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko wowe n'umutima uzi icyifuzo ugize. Nazamura ikiganza ngusenge. Data mu izina ry'Uwiteka. Ni wowe Mana.